Gasuku kuvugisha ukuri iyo ubonye umuntu w'umusore mwiza w'ubwanwa nka The Ben ajya gushurashura asize cya Pamela wumva wamukorera iki? Ari nk'umuntu ngejya ndeba gutya nkumva namukubete nkonje kwibya akanyanga mu mutaranda kakuru. Yago ni iki wavuga ku gikorwa The Ben yakoze? The Ben Tiger. Urebye ukuntu bari kumuvuga se ubu ni icyo uri kwifuza nkawe kuri Yago TV show? Nk'ubu nka The Ben afunguye umutima akavuga. Ngagira ijambo rimwe umubwira. Nabonye ubundi yandika akajambo ngo enough is enough. Come on, The Ben, you stand up. Koko se yicara rebere wa mungani gira ikintu wongera umubwira pe. Stand up, man. Stand up. You are a tiger. Bro, you are a big tiger. Buri kantu we ngo byagenze bitera noneho mutabare ngo kwa The Ben byakomeye. Kagira inkuru cyane narakubuze ngo The Ben nyuma yuko asohoye video ari gukurura mwana wume y'umukobwa akenda kuyica. Buri kantu na buri nguni mutaretse kubeshya ni ibyanyabyo The Ben yakuruye wa Naume yuriya mware Merine ngo yarayikuruye ngamera nka kwa kundi Dawidi yarari kugira shiragenda shira umubumetso mwitopita yenda kurasa Goliyati maze kwikwega agenda yikwedura ngo yarayikuruye ngo yumva ngo mu ntoki yatangiye kuza pinya. none ubwo The Ben byamusize amahorora ariko ubu ngo bari kugenda aca mu madiyemu y'abakobwa n'abahungu bagerageje gupostinga iriya video yarangiza akababwira ngo ngari kugenda yibaraguza ku influencer babaza ngo iki ubu koko ni mwebwe mwaneza abantu kandi narinde gukora igikorwa bita ngo charity. Yireguje ko yari ari kwita kukisi kwita ku bazamu mbazamurira za mwana wume. uriya mwana se burya ni umuzamu Abadamu nako utangiye kuvugishwa ubwo baye iki wowe nibakoroze ziriya buri zuriya mwana zakuye The Ben mu bye nanjye zitumye mvugishwa. hanyuma se Pamela yabibonye aracecekara ngo witwa Pamela yaje kubaza umuntu bita The Ben ageze mu rugo aryamye atari yafata kuri kawuncence. ubwo Pamela yabwiye ngo iki The Ben n'umujinya mwinshi ngaramubwira ngo se The Ben mwana wama The Ben se avukana na Pamela ngo nako mugabo nkunda. tubwire rwose ikintu yamubwiye ndumva mfite amatsiko biriya bintu byo gukurura umuguna wa string ukawukurura nk'itopita igiye kurasishwa inyoni. mfite amatsiko yo kumva ibintu Pamela yabajije The Ben mu ijwi rituje ngo ni wowe wabikoze wari ugamije iki? ubwo cya The Ben mu masoni menshi cyavugiye mu matamatama ati ngo iki ati babe ati n'urutozi rwari rugiye kumuruma ndamushituriraho. buri nguni nzumingira turebe ko hari urutozi turabona koko Nta rutozi mubona. urutozi. uri nguni uri kubona The Ben ari mu biki The Ben ari gukuraho urutozi. Ari gukuraho urutozi. Ni urutozi. Fata ku mavuta urabyumva ute? se wowe igihe waciye inyuma sheri wawe yahise akubwira ngo ahubwo ngwiro nyereka umuntu wanciyeho inyuma. ubwo se yuri nk'umugore ugasanga umuntu waguciye inyuma arakurenza uvuga ngo iki reka nkubwire I can't say anything. akantu Pamela atari gutinyuka kuvuga ntinkagute nguyaga dushiki. ubu se wowe iyo uri Pamela wari kuvuga kuri ya mukobwa umuroshyi iki tutabesha ntabwo ari ahantu Pamela afite ubushobozi bwo kuvuga ngo amurushije. uzi ikintu yamurushaga buriya se ikintu uriya mukobwa yarushije Pamela ni iki kuba ari hariya Pamela adahari. nihe nama wagira Pamela n'abandi bakobwa buriya no guha akanya abagabo basaba keya kubabungabunga. abagabo turi nk'aba ariko ukurikije urebye wabona rwose The Ben yarabikoze atabishaka ntabwo The Ben yabikoze abishaka. abagabo turi abana. buri nguni wowe na buri kantu muba mukeneye iki kugira ngo mugume muri relationship dukeneye keya. reka abagabo turi indangaye. ase ubundi turetse gukabya wowe ni iki wakibaza kuri The Ben mbwira amakosa atatu Pamela yakoze yatumye bigera kuri rwa rwego. buri kantu niriye kosa rya mbere Pamela yakoze nuko The Ben yagiye muri show ntamukurikira. ariko nkeka ko Pamela yakomfrimye neza The Ben ari ibintu bizwi yakomfrimye ntago wakomfuri mu mugabo ngo bikora. mfite amatsiko ni iki The Ben yakorewe na Pamela kigera mu rugo arakibwira kuri biriya biduraga byacu ngo rero iriya ni ibiki wakora mu isoni nyinshi The Ben ati iki ngo babe ndagusobanurira ntacyo nsobanurira
ariya ntabwo ari intoki zawe zakoraga kuri ziriya taye. Pamu yamukoreye iki? yego Yamuriye igishyi. None se buri kantu ukurikije ibyabaye kuri The Ben, wowe uhuye na Pamela aka kanya wahita umubwira iki? Amahirwe ya nyuma ngukoreho bwa nyuma. Waba ushaka gukora hariya The Ben yakoze mbese? Ariko atari ku ikariso. Buriya se The Ben yaraye ariyera? Ben umunsi yabura. Uyu munsi yicaye ari. nyuma y'ivide bamwicaje Buri kantu The Ben yaririmbiye Merine ngo iki? Nunkoreshe penalite. Oya mama no hanwa. Buri kantu The Ben yagiye muri hoteli agezemo bigenda ute? Yagiye muri hoteli akebuka hirya abona nyashi. Arebye hirya, Areba ku ruhande abona indi nyashi yambaye string. ubundi se The Ben yakoze biriya bintu byose ari mu biki? Yarari gusura tele. Harya ubundi iyo The Ben yarakaje Pamela akora iki? Ushize Pamela iyogoshesheje agapasi. yego Nese ubundi yiyogoshesheje kuriya yaragamije iki? Ikintu yari ariho yari kwiga ikintu bita mawubo. Wadori yo shotokani Ibindi se Pamela yari ari kwiga yiyogoshesha kuriya ni nk'ibiki? na zunzuki Yego. na za nyoko kutsuki. Bro, Nese burika wowe aka kanya uba uri kwibaza iki? se ngo The Ben hara ngo ubu ngubu ngo ntago Pamela yari yamumenyera ikimungu cyo mu maso. Pamela yabwiye The Ben ngo iki nijoro baryamye? ngo ariko The Ben ngo kuva kera koko warangiyaga Ngo yarangiza. Ndabyumva nyine ubwo Pamela yisaraka, ahubwo amaze kurakara The Ben yamubwiye ngo iki? Ko amahirwe ya Yego. nyuma ngukoreho bwa Yego. nyuma nkubone bwa Yego. nyuma kuko nizeye Yego. ko Pamela amaze kubwira The Ben ko yabigize akamenyero, kuva na kera yasabaga imbabazi. akimukubita urushyi rwa mbere, Tuko Yego. nabishakaga nabikoze munsi. Koko ntabwo wabishakaga The Ben. The Ben yahise amubwira ngo iki bwa nyuma, Ngo none nyemerera amahirwe ya nyuma. naho cya Pamela cyamubajije ngo iki? Ntabwo uzongera gukurura mwana wumva. Ubwo na The Ben yahise apfukama amubwira ngo iki? Aba nyiriza igihano. The Ben ibyo yabivugiraga he? Ngo yarari mu musego. Yakubwima. Yari ku musego. Kurabundaje Pame. Pamela amaze kumubunuza burundu amwimye se, The Ben yahise avuga ngo iki noneho? Mubwiza ukuri. Yego. Ngo kubyabaye. yego Ngo si bwari ubwa mbere. Ngo si ubwa mbere? Ubwa kabiri. hashize igihe Ngo si ubwa gatatu. Oya, oya. Ubwo yamubwiye ko hashize igihe kingana icyo abikora. Izi igihe kinini. Murura mwana wume. Nta tundi tugambo yarengejeho se ko nzi ko nawe atari pfana. Isi wamyisi gahimwa rumwe gusa. Muramfashe. Ase burika wowe yibonye cya Pamela ukuntu giteye, nta kintu kikubaho? Nk'umutima uratitira nkabura uko mvuga nkabira ibyuya mu ntoki kubera Pamela we Se ubundi nta kuntu The Ben yagombaga kubeshya Pamela ariko bikaba amahoro? azi kwicara ari kuburana na video.